umubiri uragutwaye aho kugira ngo ubutware, ubuzima bwo mu isi buragutwaye aho kugira ngo ubutware. Noneho Imana igeraho ivuga ngo azanatware n'ibikururuka. Ibikururuka ni izo mbaraga zo kuroga zikugendaho, ukajya wumva amajwi akongorera ngo rata ngo wijya kuri TikTok yonyine, ngo hitujye no kuri Instagram, ngo ntabwo bihagije, ngo hitujya no kuri YouTube, kandi byose ni imbuga nkoranyambaga. Ugasanga ngo none wagenda utageze kuri WhatsApp. Yari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi, nigereriye mu ijuru nsangeyo uwampfiriye, turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Nagusuhuje wowe dukunda kubana kuri Mama Chance Official. Amahoro y'Imana nabe muri wowe dusanganywe mu buzima bwa buri munsi tumaranye igihe. Nawe wabuje ubwa mbere kuri Mama Chance Official, amahoro umwami Yesu atanga akuza urugubwe neza. Icyo nkwifurije, yaba we musangwa yaba nawe mushyashya, uko waje ntaba ariko usubirayo, ubona impinduka nk'uko akamaro k'ubuhanuzi ari ukutwungura, ubona impinduka wunguke mu izina rya Yesu, nk'uko akamaro k'ubuhanuzi ari ukuduhugura, impuguru zakire mu izina rya Yesu zigiraho zigukura, zigiraho zigushyitsa, nk'uko akamaro k'ubuhanuzi ari duhumuriza, kuduhugura gatatu. Wakire impuguro, ihumure no kunguka. Ibyo bintu bitatu iyo byakiriye mu buzima bwawe, mu yandi magambo umumaro w'ubuhanuzi wagutashyeho, ugubwa neza, kuko umuhanuzi ni ijisho, umuhanuzi n'urutoki rukwereka icyerekezo cyaho werekeza. Niyo mpamvu umuhanuzi ararwanywa cyane ku isi, arapfukiranwa, aricwa, aratotezwa, akorerwa ibintu bibi, kuko Satani azi akamaro k'umuhanuzi. Rero mbere yuko nge nguhanurira, ubanze nawe umuhanuzi w'ubuzima bwawe kubwo kwizera Imana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ushobora kumbwira uti se ko Yesu namwakiriye nk'umwami n'umukiza, ndongera mwakire gute? Hari abantu bakiriye Yesu ariko ntibamwakira ngo ature muri bo, baramwakira aturana nabo. Ni byiza umuturanyi ushobora kumuhamagara akagutabara, ushobora kumutabaza akagutabara, ushobora kumuhamagara mu bibazo byawe runaka akaza, ariko iyo wimutse ntago umuturanyi mwimukana. Yesu rero iyo mubana niyo wimutse murimukana, ariko umuturanyi iyo ugiye wimutse uramusiga. Rero hari n'abandi bantu bakiriye Yesu mu buryo bwo kugendana, mukagendana muri voyage runaka nyine, yarangira Yesu bikaba birarangiye. Hari n'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buryo bwo gukorana, akazi karangira mukaba mubyaranyabo. Rero icyo nkwifuriza wowe kuri Mama Chance Official nuko Yesu umwakira, mukabana mu buzima bwa buri munsi, mugasangira, mu gukora mugakorana, mbega ubuzima bwose mukabanamo na Yesu. Rero icyo nicyo nkwifurije wewe twaba dusanganywe, nawe waba uje vuba. Reka dusenge Imana. Mwami Imana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, Imana yacu bwite, Kristo umwami wacu, Mwuka wera mufasha mwiza, ndabashimiye butatu butagatifu, Imana imwe rukumbi, muri uyu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe Kristo. Nongeye gucishwa bugufi n'imbabazi zawe utugirira uko bwije uko bukeye, ukaturindira mu buntu bwawe muri ubu buzima bwa buri munsi, ugakomeza ukabana natwe. Warakoze kandi ukomeje gukora, ni ukuri ducishijwe bugufi n'izo mbabazi tugushimira, utugirira uko bwije uko bukeye. Aka kanya turaguhamagaye ngo uzubane natwe, yaba ngewe ugiye kuvuga iby'ubu buhanuzi, yaba unkurikiranye, twese ubane natwe, ubwami bwawe bwubakike ku kigero cy'ubuzima bwa muntu, yaba umuntu w'imbere n'uw'inyuma, muntu wese wuzuye ushyitse abashe kubakika muri we, ubwo bwami bushyike ku kigero gikwiriye. Dukomeze urugendo, abazakubona bahisemo kukwakira bazakubone basajije urugendo, muzabane muri bwa bwami wagiye kudutegurira ubwo wadusigaga ku isi tuzavuka, bariho icyo gihe n'abandi bazavuka. Mwami Imana Nyiringabo, turagusabye uturinde umubi, uturinde umwanzi Satani uza kwiba no kwica no kurimbura
kirogoya sekibi turamwamaganye mu mbaraga zo kuroga mu bitekerezo mu byo twumva turamwamaganye mu mbaraga za kidayimoni imyuka yamanukanye nawe turamwamaganye mu mikorere yo gukorana n'imyuka y'abapfuye katika jina la Yesu duhamagaye imbaraga z'Imana kubana natwe urakoze mwami kutwemera ubwami bwawe bugiye kubana natwe muri uyu mwanya icyubahiro n'ikibi cyawe dusenze twizeye mu izina ryawe Kristo umwami wacu amen. Rero wowe tukunda kubana hano haba nkuzaniye ubutumwa bw'ubuzima hari abantu bakunze kumbaza ngwako se mama shango ho ruhishurirwa ibintu byo kwa satani gusa oya narabibabwiye n'ubushizi iyi Imana yangiriye neza imishurira imigambi ya satani mu bwami bwe mu kirere cya kabiri ari bwo butumwa buri hasi aho ngaho nasohoye hari igengirirwa ubuntu nkakorwa ku maso Imana ikampishurira ibyo mu bwami bw'Imana Imana ibyidutekerezaho se cyangwa ibyitugambiriyeho cyangwa se ibyo yifuza kudukorera hari n'igengirirwa ubuntu nkahishurirwa ibyo muri ubu bwami bwacu tubayemo. Rero ubutumwa nzanye ni ubutumwa bwo muri ubu bwami bwacu dutuyemo ari isi dutuyemo ibintu bitubaho ni ubutumwa bwerekeranye n'ubuzima. Yego ndi mu gihe rero cyo kuvura ntago mwari musanzwe mumenyereye mu itaburiya ikanzu y'icyatsi mwarayisobanukiwe ni ikanzu icyatsi kivuga uburumbuke ubuzima icyatsi bundi n'ibara ryacu twebwe abahanuzi. Iki cyatsi rero nkunda kucyambara ku butumwa bwerekeye ku bantu bamwe bufite bamwe bureba nabo butareba. Yego itaburiya ni yerekeranye n'ibijyanye n'ubuvuzi nkuko mwabisabye ati nyamune kujya dusobanurira imyambaro wambaye tuyisobanukirwe. Itaburiya ndi mu gihe cyo kuvura n'uyu munsi wa none nje kuvura uburyo rero nje kuvuramo bukaba bumeze burya. Hari indwara ya kanseri iyogoje isi ubundi iyi ndwara yakagombye kurwara abantu nka 2%, 2% cyangwa 1%. Imana yashimye iyi ndwara kuyinyuramo nk'igare rigomba kugukura hano mu isi iyi ndwara ikaza nyine ari igare rigomba kugucyura ariko byarenze kuba ryabigare ricyura abantu ahubwo n'abadayimoni bari kuyikoreramo bagacyura abantu misiyo zabo zitararangira Imana itaranafatwa n'umwanzuro wo kugira ngo utahe ahubwo abadayimoni imyuka mibi satanike ikiyoberanyiriza mu mwuka wo kutikunda kuboneka ku bantu bamwe na bamwe iyi ndwara ikaza. Iyi ndwara rero kugira ngo Imana yimpishurire hari abantu bari bamaze gupfa bagera muri 4 abo bantu ni abantu nakundaga nta muntu ngira nanga ariko hari wongeraho rwose urukundo ntirugire umupaka se cyangwa ntirugire control ariko abantu bose ndabakunda. Iyo mvuze ngo na abantu nakundaga ni babandi mba narahaye urukundo rudafite kwikontorora. Aba bantu rero bapfuye bose numvaga ari kanseri 3 bo babitangarijwe n'abaganga undi we yapfuye indwara itaragaragara. Ngira amatsiko njya kubaza Imana ariko si indwara iri kwica abantu. Hari n'umudokiteri wari wanganirije nawe tubiganiraho arambwira ati rero indwara ya kanseri noneho nta nubwo ikiri indwara nk'izindi ifata abantu nyine tukumva ko twarwaye ahubwo byarenze urugero. Ndamubwira nti doctor ngiye kuzabifatira igihe nge kubaza Imana mwuka wera turebe ko yampishurira. Nafashe igihe negera Imana icyo gihe impa makuru intuma no ku bantu benshi batandukanye abona agiye nk'ubutumwa ari abagore ari abakobwa ari abasore harimo ababyumviye abandi nyine bakabifata nk'ibintu biraho batakwishoborera ariko mbabariye ni wumva buno butumwa butumwa bwo kumva gusa ngo bitaho ngaho ahubwo butumwa bukurokora kuko iyi ndwara ni indwara mbi ni indwara ishobora kugufatikisha mu mubiri kazagaragara igiye kukwica ni indwara ishobora kugufatika kagaragara ariko ntibonerwe uburyo yavurwa bakajya bayikiza ahantu hamwe ikongera igafata ahandi. Rero ubu butumwa mbuzanye kugira ngo wirokore urokore n'abandi. Ikindi ubu butumwa nuramuka ubwumvishe ntubwihererane kuko si we wenyine mwabarokore mwe mufitanye ikibazo n'Imana. Abarokore mwarenze ubugugu bwo kwimana imyenda mukarunda imyenda mu magaridirobe yanyu mutambara mwarangiza ntimuhere n'abandi ngo biyambarire kandi rega niyo mutanze ibyo mutacyambara ibyo nabyo ntago bigera ku Mana ariko ntacyo nabyo mujye mubitanga abandi biyambarire. Mwarenze ubugugu bwo guhaha ibiryo mukarenda mubirangiza nta muntu ushonje utabiriyeho ibindi mukabishyira mu mifuka murenga ubugugu ubwo bwose tuvuga ahubwo muba n'ubugugu bw'ibintu byo mu nzu y'Imana bidukiza biturokora. Mwabarokore mwe
ni ukuri ntago nzi indwara mwarwaye, ntago nzi igihe mwafatiwe n'iyo ndwara, nta nubwo nzi igihe muzayikirira, gusa uzemera wese azavurwa kandi azakira. Uzi kubona umurokore wo mu rusengero ari umuririmbyi, ari umuvugabutumwa, ari umuprotokole, ari umunyamasengesho se, cyangwa akora iyo mirimo mu buryo burenze mu nzu y'Imana, mu rukundo rw'Imana, yikora no mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, yirirwa mu buzima bwe bwa buri munsi aho gukora iyo mirimo, ahubwo akirirwa akorera Satani. Rero ikintu ushatse kuvuga, ubutumwa niburamuka bukugiriye umumaro, ntubyihererane ngo ube igisambo n'umugugu, ubyihererane. Ukananirwa gutanga ibintu bifitiye abandi umumaro, ahubwo ugatanga ibibica. Baba bakubwiye ati kanseri irica, yica muri ubu buryo, bizanwa n'iyi mpamvu, ukabigundira ati ngize amahirwe ndarokotse. Ariko baza bavuga ngo runaka yasambanye, yakoze ibi n'ibi, ugasheyaringa. Ni ukuvuga ngo iyo usharinze abasambanye uba uri kubwira n'abandi ati mwaracitswe, ahubwo namwe nimusambane. Ngo icyo wamamaje nicyo cyamamara. Baba bakugejejeho inkuru y'uwasenye urugo, ugasheyaringa. Ni nko kuvuga ati yarushenye namwe ni mu rusenye. Ariko iyo wamamaje ikintu cyiza, uba uri guhereza abandi ibyiza, nabo bibageraho nk'uko byakugira umumaro, nabo bikabagirira umumaro. Nshuti yanjye rero turi kumwe, numara kumva ubutumwa, uburyo ushobora kwirokora no kwirinda iyi ndwara, ntubyihererane, uhereze n'abandi. Ngiye nababwiye ko mama Chance ntajya nsheyaringa buri muntu ku giti cye, cyo koza kuri stati yanjye sava, ariko kuvuga ngo ndagusharinga ubutumwa uri wenyine, kereka ubunsabye nabwo nkumva umutima wanjye ubinyemerera. Iyo utabinyemerera ntabwo nguha, iyo ubinyemereye ndabuguha. Ariko kuvuga ngo nzitora ngo nkoherereze ubutumwa, Mwuka w'Imana ntago ajya abinyemerera, ariko wowe arabikwemerera. Ngewe navuze ngarukiye mu kuvuga, nasohoye ibyo Imana yampaye kuvuga, ariko kugira ngo ubutumwa bwubakike nuko nawe umfashe uyu murimo ukabugeza kubo bugomba kugeraho. Abuzi ngewe simbazi, niyo mpamvu tuba twakoresheje ubu buryo kugira ngo ubashe kugera ku muntu uwo ari we wese. Imana rero yarampishuriye inyereka uku kwiyongera kwa kanseri. Ibitaro biri kurwaza abarwayi ba kanseri cyane, kandi ubundi wajyaga mu bitaro ukahasanga nk'umurwayi umwe babiri, none ubu urajyamo ugasangamo nk'icumi cyangwa batanu cyangwa batandatu. Uku kwiyongera kwa kanseri, Mwuka w'Imana yampishuriye uburyo ibintu biri kuzaniye kanseri. Ndahera ku matelefone ya smartphone. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje telefone ya smartphone, urimo urarya ukayijyaho uri no kurya. Hari ibintu bakoresha iyi telefone baba bari kuzikora, ibi bintu biragenda bigakururana n'amaraso mu buryo bwa connection y'igifu kiri kwakira ibyo kurya, noneho byakururana, ugize ibyago bikinjira mu maraso yawe, biragenda direct kuri cya gifu cyari kiri mu kazi mu mubiri wawe, kikahita cyatakwa na kanseri. Iyi telefone iyo uri kuyikoresha uri muri toilette, uri gusohora umwanda, yaba inkari se cyangwa uriya mwanda wundi ukomeye, iyi mikorere yayo iragenda ikaba connecte n'amaraso, noneho mu buryo bwo gushyigikira amara gukora, kugira ngo uriya mwanda usohoke, bikagenda amara yawe akaba yafatwa na kanseri cyangwa se impyiko zawe ziri gusohora inkari. Iyi telefone iyo uyikoresheje, ubwonko bwawe bwamaze kwakira kuryama, ndavuga gusinzira, ukayikoresha, ibi bintu bayikozemo biragenda bikaba connecte n'amaraso, bigahereza ubwonko buri kwishakamo gusinzira, bikaba byagutera kanseri yo mu bwonko. Ibi bintu rero bitera na kanseri yo mu maraso. Gukoresha telefone wumva uri gusinzira, warangiza ukayikoresha, byo bitera kanseri yo mu maraso. None uri kuyikoresha umubiri wawe wamaze kwakira kuryama, bikunda gutera kanseri yo mu bwonko. Ariko iyo kanseri yo mu bwonko no mu maraso, ibyo bintu bikunda guterwa yego no gukoresha telefone ubwonko wabuhereje ko ugiye kuryama. Ikindi telefone ikunda gutera, mwebwe abubatsi ingo, ukaba uri muri kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, noneho izi telefone za smartphone ukayikoresha, ubwonko bwawe buri gukora icyo gikorwa. Ibi bintu nabyo biri muri gutera abantu kanseri y'uruhu na kanseri yo mu maraso, ariko cyane cyane niyo mu maraso no mu ruhu. Rero mu buryo ukoreshamo telefone, ujye wirinda kuyikoresha ubwonko bwawe hari ikindi kintu bwamaze kwakira kigikorwa mu mubiri wawe. Niba uri kuri telefone, ubwonko bwawe, umutima wawe, umuntu w'imbere nawe ujye kuri telefone, ibindi byose ubihagaritse. Telefone nta kintu izagutwara. Ariko nuhereza ubwonko bwawe ikindi gikorwa, warangiza ukaza ukanakoresha telefone, uzaba uri guhamagara kanseri mu mubiri wawe. Benshi bashize bamazwe n'icyo kintu, abana bato bari gupfa, urubyiruko, abamama, abapapa, cyane
cyane abagore n'abagabo uri muri mudu yo kuba ugiye guhereza umugabo wawe ibintu se, cyangwa umugabo agiye kwakira akahita ajya kwitaba telefone. Mwa bagabo mwe mwirinde, kuko abagabo barimo barapfa. Twagiye mu bindi Imana yampishuriye biri gutera kanseri. Urabona aya masafuriya n'ibi birushe dukoresha kuriya bikubana, hari uburyo hari produit bakoresha amasafuriya na biriya byuma, noneho iyo bikubanye hari akantu k'akarange ariko gashashi gafashe iriya rushe n'iriya safuriya. Iyo bihuriye mu mubiri wawe biragenda bikarenga igifu, bikarenga amara, bikagenda bikajya mu maraso. Iyi kanseri rero yo nta nubwo ngo ipfa kugaragara, igaragara ari uko uyu muntu agiye gupfa. Ikindi kintu gitera kanseri, abantu mujya mu masaro munyihanganire ndabivuga kuko mwuka w'Imana yarabimpishuriye. Abantu mukunda guteresha inzara, iriya kore babomekaho kugira ngo bafatisheho ziriya nzara, iriya kore itera kanseri yo mu maraso, kanseri yo ku rutirigongo na kanseri yo mu mugongo. Iragenda igafata urutirigongo, ikunda gufata uruhu n'inzara. Akenshi ubuzima bwo mu nzara ubuzima bw'inzara z'intoki n'ubuzima bw'inzara z'ibirenge mu rutirigongo. Yego rero wowe uteresha inzara rwose Imana yo mu ijuru ikurinde. Ikindi kari akamashini babaterekamo ngo niba baba bari kumisha biriya bintu, ujye ugerageza kariya kamashini ukinjizemo inzara zawe nibura hagati y'iminsi 30 n'iminsi 60. Abantu mwinjira muri kariya kamashini iminsi 30 itari yashira n'iminsi 60, mwa mufite amahirwe make yo kutarwara kanseri. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubudahangarwa bwawe ufite mu mubiri wawe, ubudahangarwa buri mu mubiri wawe bushobora kukurinda hagati y'iminsi 30, umubiri wawe uri gukurura ubudahangarwa n'iminsi 60. Ikindi Imana yampishuriye gitera kanseri, murabona aba bantu bakora ibi bintu bita ngo ni stroya. Stroya hari ibintu bayikoramo, ibyo bintu iyo biri gusaza muri stroya bikakugera mu mubiri, ubwabyo bibyara kanseri yo mu maraso. Iyo kanseri yo nta nubwo yihishira, niyo abaganga bihutira kuhita babona. Ariko stroya iyo ikiri nshyashya, iyo igeze mu mubiri ukagira amahirwe ukaba ufite ubudahangarwa bw'amara yawe, ishobora gusohokana n'umwanda. Ariko iyo kariya kantu kageze mu mubiri karashaje, hari ikintu kakira kimeze nk'umugese utagaragara, noneho uriya mugese iyo uri kumwe na kariya kantu bigera mu maraso bikahita bibyara. Mu mubiri wacu habyara buri munsi. Rero mu buryo bwo kwirinda indwara ya kanseri, Satani arimo aranyuramo hano ku isi, aramanuka muri ya misiyo yamuzanye yo kuza kwica no kwiba no kurimbura. Iyo rero yamaze kubona ahantu ari bumarira abantu benshi, arahanyura anyuze muri ubwo buryo bwo kuroga. Satani akaba yanyura mu bugugu, ugakoresha stroya ukwezi kugashira ukundi kugataha, bitewe n'ibyombo ukoresha uri kwica abo mu rugo rwawe. Ushobora wowe kubitagufata bikaba byafata uwo mubana mu rugo rwawe. Satani we aba afite mission y'icyari yavuze ati muri urugo ndicamo umwe cyangwa babiri. Ibyo ntacyo biba bimubwiye. Iyo agukuye ku isi utarangije mission yawe, burya intsinzi kuzimu barayibyina. Umuntu utashye mission yamuzanye irangiye, kwa Satani nyine barababara ati baba we yari yaratuzengerereje ku isi. Ariko iyo ugiye akazi kakuzanye Imana ikure mutakasojeje, barishima barabyina bakanywa bagasinda. Buri kuzimu iwabo w'abapfu naga ariho Satani atuye. Satani aba mu kirere cya kabiri, ahubwo ikuzimu ni mu buturo bw'abapfuye. Nkuko tuba kuri isi turi bazima, ikuzimu ni mu isi y'abapfuye. Njya nkunda kubibabwira nkababwira hari amasi 3 yo mu isi y'umwuka, ariko si yo yonyine, hari n'andi masi. Rero icyangenzaga nta kindi ni ukugira ngo nkubwire wowe dukunda kubana kuri Mama Chance Official, byaba bibabaje uramutse wishwe na kanseri, atari igare Imana ikumanuriye ngo rigukure ku isi urangije mission yawe, ahubwo ugatwarwa n'indwara ya kanseri.
ari Satani ugutwaye mu buryo bwo kuroga akoresheje uwo mwuka satanike wo kwica no kutwiba abantu bacu anyuze mu kutiyitaho no kutikurikirana. Abantu barihebye, bihebeshwa n'abadayimoni ngo nta myaka 100, ugasanga umuntu arara kuri telefone, niba ataraye kuri telefone ararara mu nzoga, niba ataraye mu nzoga ararara mu busambanyi. Mwabarokoremwe, birababaje kuba utarara mu kabari unywa inzoga ariko ugasinda ibibera ku matelefone. Ugasanga umuntu arajya kuri telefone, yicaye muri toilette ari kuri telefone, ari ku meza ari kuri telefone, araryamye ari kuri telefone, ari mu gikorwa cy'abashakanye ari kuri telefone. Ahantu hose reka nkubwize ukuri, ibyo bintu ukora umenye neza ko Satani akwibikiye mu kukwicisha indwara itazwi. Iyi kanseri iterwa na telefone n'abaganga bake bayibona, akenshi upfa babuze indwara, barangiza bakabeshyera abarozi ngo bakuroze, kandi nta murozi wakuroze, ahubwo umurozi wakuroze ni umutima wawe w'amahitamo yawe yo gusinda ibidasindwa. Ntago inzoga arizo basinda gusa, abantu basinda ibintu byinshi. Mu yandi magambo, nubwo bavuze ko wishwe n'uburozi, n'ubundi nibwo babukwishe, ni wowe uba wariroze, ni wowe uba wiyishe. Rero wowe tubana kuri Mama Chance Official, ukimara kumva ibi ugire kuyobora ubuzima bwawe. Abantu telefone zabaye abami bazo, zabaye abayobozi bazo, kandi twasomye ijambo ritubwira ko twahawe ubutware n'ububasha, Itangiriro 1:26 bwo kuyobora isi. Iyi si Imana yiduhaye ngo tiyobore mama, papa, wa musore wa mukobwa we. Iyi si Imana yarayiguhaye ngo ibiyiriho ubiyobore, umubiri wawe uyobore. Hariya riratangiriro riravuga 26 ngo Imana yaremye umuntu, iramubwira ikora inama, iravuga ngo tureme umuntu agire ishusho yacu. Uyu muntu atware, umubiri uragutwaye aho kugira ngo uwutware, ubuzima bwo mu isi buragutwaye aho kugira ngo ubutware. Noneho Imana igeraho ivuga ngo azanatware n'ibikururuka. Ibikururuka ni izo mbaraga zo kuroga zikugendaho, ukajya wumva amajwi akongorera ngo rata ngo wikujya kuri TikTok yonyine, ngo hitujye no kuri Instagram, ngo ntago bihagije, ngo hitujya no kuri YouTube, kandi byose ni imbuga nkoranyambaga. Ugasanga ngo none wagenda utageze kuri WhatsApp, ikikururuka kikakuyobora, kikagutwaza igitugu. Wicaye muri office aho gukora akazi wahawe, igikururuka kikakurangaza akazi kabandi ukakica ukajya kuri telefone. Satani ntago misiyo ari kugutera kanseri gusa, afite na misiyo yo kugira ngo wica ako kazi, igihugu cyo gutera imbere kikunyuzeho, kuko ahantu hose abarwana ashaka kugira ngo ibintu bipfapfane. Uri mu rugo nta kazi ufite, muri icyo gihe Imana iguhaye akazi ko kwita ku rugo rwawe. Imyenda y'umugabo wawe, uri umukozi w'urugo rwawe, nyine nirwo ugomba gukorera. Ufite byinshi wagakoze mu rugo, umugabo yamara gutirimuka ukaba wigiriye muri telefone. TikTok oya ntibihagije, jya naha. Ubwo ugasanga ibibazo biravutse, kandi ubwo umugabo nawe ahari nawe byacikiranye. Abana mu maetide bagura amatelefone aho gukora amaetide bakabari kuri telefone. Satani arimo arakoresha ikintu bita ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru, mu buryo bwo gutsikamira iterambere, mu buryo bw'amayobera. Abantu bagasanga ntibari gukora ibyo bakagombye gukora, ahubwo mwabaye abagaragu ba Satani mu buryo bwo gukiza abandi. Mwebwe akazi mu gihugu ugasanga akazi karapfuye, muri ku mbuga nkoranyambaga. Gira igihe cy'imbuga nkoranyambaga, ugire n'igihe cyo gukorera ako kazi kawe. Gira igihe cyo kwita ku rugo rwawe, ugihe n'igihe cya telefone. Uko uzabasha gukontorora icyo gihe, nibwo uzaba ubaye umuyobozi w'iyi si yawe. Ngo Imana iravuga ngo atware igikururuka. Igikururuka rero kigutwaye muri ubwo buryo, kuko uracyumvira kikakujyana YouTube, TikTok, Instagram, ukirirwa muri ibyo. Oya, bumutware wo kuyobora iyi si, ngo uwo muntu azatware n'amafi, niko handitse, n'amafi yo mu nyanja. Iyo telefone ni ifi yo mu nyanja yikuyobora. No have, ibyo bintu ntibigukwiriye, uri umutware w'ubuzima bwawe. Ngo uyu muntu azatware n'umubiri we. Gute umubiri wawe wakuyobora? Irari riragufashe, rirakurenze, ufashe telefone wihugire mu bintu by'ubusambanyi. Ni byinshi byo kuvuga, umuntu Imana ibiri kugenda imuhishurira. Turenge nihishurirwa, ibyo ni ibintu biri mu buzima bwa hano ku isi. Ngewe ihishurirwa ry'ubuzima bwa hano ku isi mba numva nta birenze, ahubwo Imana yitumeneye amabanga ya Satani, biradufasha kumenya uburyo twaza no kumurwanyiriza muri ubu bwami bwacu. Ariko iyo yamanutse mu kirere cya kabiri akaza kutuvogera, byo biba birenze. Ngo uyu muntu ngo ntazare
ntuzarenge gutwara amafi yo mu nyanja. Iyi si azayobore, buri kimwe cyose cyo kuri iyi si ukwiye kukiyobora. Ntabwo ubuzima bwo muri iyi si bukwiye kugutwaza igitugu, mama, papa, musore, mukobwa. Rero ndasojeje ubutumwa bwangenzaga nubwo, ahubwo kugira ngo ubashe kwakira imbaraga zo kuba umutware, nta kindi cyaziguhesha nuko mu gihe cyose twagiye tuvuga, igihe cyo kwita ku rugo, igihe cyo kwita ku kazi kawe, igihe cyo kwita no ku bindi byose bikureba, ujye ugiramo n'igihe cyo guha Imana. Iki gihe nugiha Imana izaguha imbaraga zo gushobozwa kuba umutware wo kuri isi, wo kuyobora ubuzima bwawe. Tugiye gusenga rero, iri sengesho tugiye gusenga umbabarire urikuremo imbaraga zo kuyobora isi yawe utuye Imana yaguhaye, kugira ngo uzanasoze urugendo amahoro, utarabaye umuretwa wo kuri iyi si ngo birangire urimbutse, ahubwo uzaba umuyobozi w'ubuzima bwawe kurenda ugeze mu bwami wateguriye, atari ubwami bw'uyu mubiri tubaye. Muri Data wa twese ntawe uhanye nawe. Twamaze kumenya amakuru ko hari ibidutwaje igitugu biza bikatwica uko byiboneye. Erega ntago ari kanseri gusa iyogoje isi, ahubwo hari n'izindi ndwara turwara kubwo kugira umuretwa na Satani udutwaza igitugu, akatuyobora uko yishakiye, afite gahunda yo kutwica no kutwiba no kuturimbura. Misiyo yawe nta yindi, waje kuduha ubuzima bugingo buzabona Imana n'ubuzima bwo muri iyi si, tukibera muri rya juru waduteguriye hano ku isi, twasoza uru rugendo tukazabana nawe mu bwami tutazaba twambaye uyu mubiri. Nyemerera buri wese turi kumwe muri uyu mwanya, uyu mukobwa umuha imbaraga, uyu musore umuha imbaraga, uyu mupapa umuha imbaraga, umukobwa umuha imbaraga. Erega intego yaba kurwanya iyi ndwara mu buzima bwa gikristo bwacu, buri muntu ku giti cye. Ariko si ibyo gusa, ahubwo intego nyamukuru nuko twabasha kurwana n'imbaraga ziza kutugira baretwa. Rega ntago ari telefone gusa ibidutwaza igitugu ni byinshi. Abarokore twarenze gusinda inzoka zo mu kabari ngo tuba baretwa b'inzoga dusinde, dusigaye dusinda n'ibidasindwa. Ugasanga umuntu ikigirwamana cyabaye telefone yabaye telefone, akazi karapfuye, ibintu byarangiritse. Mwami Imana Nyiringabo, ingo zarasenyutse, ariko we Nyiringabo Imana, turabyanze uyu mudayimoni w'umuretwa uza kunyura muri iyo nzira mu buryo bw'ikoranabuhanga rya telefone, mashine. Rega ntago ari telefone gusa, ariko papa ureba hiherereye, ni wowe watabara ubwoko bwawe. Tanga imbaraga zihesha abantu kuba batware b'ubuzima bwabo. Urakoze uri Imana, urakoze kukuje gukora ibikwiriye, ngo abazakunda bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu. Nyemerera abakunda bakumvira, ubahe kubirya ibyiza byo mu gihugu. Mwami Imana Nyiringabo, turagushimiye ko mva gusenga mu izina ryawe Kristo dusenze twizeye, amen.